noneho nyine ashize nk'iminsi ashize nk'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hari ushanda gukumbuye ntabwo nshobora ntabwo okay fine okay noneho ndashaka nyine kugira ngo nkubwire ukuntu byagenze nuko gukora rero nibwo ati uyu muntu niwe nyine nabwiye nyine ngo ndebere epi yarandebera ambwira ko imeze gutya na gutya ariko ndabizi ko atari byo nyine naje mu kubaza abandi bantu bambwira ko atari byo ngani okay ari single now uri single so you much you can ntabwo ikigere ko wenda dizo muri kigiye gitwaye mu gute warariraga narababaye kuko urumva uzi ko utarahaye umuntu ntuza ikintu gishobora gutuma agutekereza gutyo bikarangira gutekereje gutyo anafashe n'umwanzuro narababaye ariko mfite support system itabaho buriya abakopine banje listen shout out to you guys muri abantu banje abakopine hanyuma n'abari bakobwa tuvukana listen kaba basimbi bagutoni kuko ndabavuga kweli urumva rero mfite support system nini mfite abantu rwose vraiment ntashobora urumva kundi ujya kora nk'umuntu akabibona yuko nta kintu ufite cyo kuvuga ariko urababaye ariko nyine akabyumva ko babaye ariko akakureka nyine they let you be and then by the time barimo barakureka nyine ngo ufeeling ama emotion yawe that's when they be there for you iki gihe arawo tuzabigaruka ubutaha n'ibintu bose bahurira hakabaho no kuba wowe gufata umwanya wawe wenyine ku giti cyawe ufata umwanya wo gukira ibikomere ukawufata pe uhagije kuko ushobora iyo uzanye ibikomere byawe mu rukundo undi nawe akazana ibikomere bye mu rukundo muragongana ntabwo bikunda niyo utajya wumva ama comparison tikanaka nubwo byari bimeze gutya ariko ntabwo yakoraga bino bintu bikora kandi ibyo bintu byarya tufunge uvuga ati ngukura amenyo ngire okay ibintu bimaze kuvuga ngo abasore bakunda guhuriraho ni biki nakubwiye yuko nta kintu cyo asabana nimba oya nzabikubwira ubutaha ntabwo nabikubwira ari abasore babura n'ibintu abakobwa bahuriraho ibyo ubushakashatsi abakobwa abenshi nyine bakunda make up nacyo ni kita rusange urwo n'urugero rw'umuhanda hari tuba duhuriye ku bakobwa bakunda make up turabise ko mwarizwa n'ubukungu uko mbizi kuri murabeshya wenda kwigenda kuza bakunda maquillage nta musore wakwifuza gusohokana n'umukobwa uri all over the place udashobora kwicara ahantu hamwe nyine ngo aganire ugasanga bijyanyagiye ahantu hose ibyo ni ibintu nyine abantu bahuriraho ariko ntabwo bivuze yuko bidefinisa abandi bantu kuko undi musore uvuga uti hano ko twajyana ukaba utuje nyagira ntabwo nzi niba ugomba kwishima cyangwa se ngomba gutungurwa cyangwa ngomba gukora iki imbere hano ariko merci sharundaga yanciriye ipantaro mbese ndacyanayikora share kugose kuri muranza akwano amabere rondage sinaba koza abanzi bagari ndo bagusoma kigali byane karasha kudusubiza tu ngabo ashaka kumbaza iki byose byanze okay uzakuruke ryane cyore ya samedi uzaduka cyushe na haga uvuga muti kombona ubyuke musange kanaka ntarategura breakfast ntumubwira muti gahunda dufite sinzi impamvu kwihangana ntabikubwiye byananiye rwose ibaze ko turi gutanga promosiyo guhera ku 120 gusa tukubakira website tukanayiguhostingira mu gihe cy'umwaka wose tuguha ubujyanama bwo kuyibyaza umusaruro tugane tugufashe nimero zacu ni 07 8 3 7 80 ibi bintu twarabyize rwose kandi twanabyize neza ubundi Yvonne Ingabire reka dusubire muri ya myaka ya kera utangiye gutekereza ikintu wifuza mu buzima bwawe wifuzaga kubona kubiki wifuzaga ufite inzozi iki mu bwana bwawe nashaka umusirikare ariko ntabwo nigeze ntina n'imwe nakenye n'imbunda ntabwo nkubeshya ntabwo hamirizwa kubyeyi ukamubaza
ntabwo nakinishije ibipupe nta nubwo nzi ukuntu ibipupe babikinisha so uyu munsi mbona nakinishije ibipupe leave me alone bon nakuze nzi ko nzaba umusirikare nkunda imbunda nkunda imyenda y'abasirikare ariko ntabwo nari nzi icyo umusirikare yasema nanzi umusirikare arasana akarwana bikaba ari ibyo ngibyo nibyo rero nibyo bintu byatumaga nshaka kuba umusirikare ntabwo nari nzi ko nyine umusirikare agize inshingano ajya ku rugamba agira gute numvaga nyine akazi k'umusirikare ni ukukurasa ki we nawe atakurashaka kugukubita numva gushaka kurasa nawe ndavuga ko nakenye n'imbunda ushaka kurasa wahese nyine ko aricyo kibazo gusa tukumva yuko ufite ari umuntu wanesheje ukamukubita ukanamurasa byari ubundi utu ni utuntu tw'abahungu kera simba ariko nanjye sinzi impamvu ariko nyine ni amahane birahora nyuma rero nyuma nkuze oya ntabwo ntiyagira yego nyuma nkuze next niga imibare na fizike ubona ko kumbwira abantu bo muri famiye abarimu bakubwira bati no ikintu kiza wakora ni ugushaka kuza kwiga fizike cyangwa se ukiga ibintu nyine bifite aho bihuriye n'amasiyanse numva nyine nshaka kuzaba nyine mu bitwara indege ariko nyine nkumva ntabwo biza neza kuko ibintu bituma ntahura n'abantu ngo mvuge nganire ntabwo ndumva icyo gihe nabwo ntabwo nari ndi munigaga muri twankama ariko urumva muri twankama mba mbizi neza ko nkunda kuganira mba mbizi ko nyine nkunda kuvuga inkuru cyangwa se kumva inkuru rero numva nyine nzo pilote ariko nyine interest zigenda zishira uko muze zigenda zishira hageze muri twaziye hitamo iyindi nzira nshaka kwiga iyindi faculty nyine imibare na economy na computer science urumva deja rero namaze kureka ko pilote byo byari byaragiye ariko kuva uko biri kose ngomba kuzagira ikintu gituma nkora n'abantu ubona ko akunda abantu biga nka ekonomi bavuga ati ko biri kose ndi gicungamutungo cyangwa se ibintu jange numvaga izo banki bashaka gukoramo njye nakora kuri customer care handi kuri front desk maze abantu tugufashe iki tukuyobore hano kuko ni ibintu nakundaga cyane n'uyu munsi mu kazi mbona igitelefone cyapfuye igihe telefone ya fix Yvonne agiye gutya agafata telefone undi hano kuri aha umuntu uje kuri reception nyine yayibye barimo barambaza ngo muyibone adeni ugatutanga nkahita nyine ntajya akazi bamamba nishe no kuki uyu munsi amusubije gukora muri aka kazi watekerezaga oya ntabwo nayobye ni ukuvuga ngo koko n'ubundi nkora n'abantu numva narasubijwe ahantu hasatuma nkora ntahura n'abantu ntabwo nahashobora ntahura n'abantu tutaganira tutavuga story tugasererezanya sinzi ko nabishobora ariko ntabwo nayobye reka mbikubwira rero hano biriya bintu byose itangazamakuru se ryaje kuza mu buzima bwawe twiga mu wa gatandatu twari turimo kwiga imibare nyicaraga ku ntebe y'inyuma noneho umwarimu arazagarira iruhande rwanjye nari ndi gusoma igitabo nkunda gusoma igitabo bakitwaga my best friend sinibuka neza ariko nari ndagisoma kigeze ahantu hashyushye abantu bari en groupe barimo bariga anje arambwira ati ibo uri gusoma igitabo koko ati ndagitwara kwa kundi nyine umwarimu ahita akubwira ati igitabo cyanjye ndagitwara ndamubwira nti mbabarira kugira ngo gitware ubwenge njya gusoma ziri exercice zose ariko ntabwo uri buntwarire igitabo ngo hoya ngo ndagitwara anje arambwira ati ariko n'ubundi nk'iyo niyo mbona mu ishuri nyine mbona ari ibindi bintu byiza ariko uzakora biruta nyine kuza kwiga imibare umva aramaje ati kutarimo kwiga ndambwira nti probability numva nta kintu izamarira niyo mpamvu ndi kwisomera igitabo ariko nyine wenda usanga ifite ikibazo abantu biga imibare ntibazayireke ngo kubera njyewe yego rero nibwo rero maze nsumva nakora nk'ibigeta mbwira ati mbona urumva nyine ari twajyaga dukora nka presentation ya general paper entrepreneurship mbwira ati iyo mbona presentation zawe vraiment ntabwo zivana kure ni ibintu biri aho ngaho ni ibintu ukora neza rero mbona warayobye buryo ariko bari kuba warize ibindi bintu bitari ibingibi ndambwira oya ntabwo nayobye ko arambwira ati cyo kora nuko nyine ufite ubwenge ariko yaza kuba ari nk'undi muntu ntabwo byari kuba bimo biravamo nyine icyo gihe rero nibwo nese mvuga nti igihe wasanga koko nari kuba mbikora neza kurushaho ariko nyine nkakunda nyine ibyo byo gupresenta nkakunda sintiye kuvugira imbere y'abantu nkakunda nyine ibintu bihuza nyine n'abantu no mu bashuti banjye rero igihe ari mu gihe habaye nk'inkuru muri vacances pe akayimbwira mbere nko kumusomera akayimbwira kugira ngo nzabashe kuyivuga neza we yashaka nko kuyivuga ariko nyine akayivuga n'ibintu bitaryoshye cyane rero njye akambwira kare akambwira inkuru ati ukuntu byagenze nkambwira akayimbwira nongeye nkayivuga n'igikabyo na geste nkora n'ikimbere nkora n'ikinyuma byose uko nguko rero niko narondaga bana yanjye yaracitse kubera rondaga noneho ubwo ngubwo nyuma nibwo naje kuvuga nti basanga nibyo byanjye mu gihe twe twicaye dutegereje amaresultat ya examen national ndabaza
nsanga kwiga muri kaminuza y'u Rwanda itangazamakuru ntarize indimi n'ubuvanganzo muri segonderi ntabwo bishoboka. Mvuga rero ntabwo no merci ntabwo nzongera gukora ibintu nashaka just for the sake. Mbaza kaminuza zose zari zihari ndashaka kwiga muri kaminuza y'abakobwa sanga ntabwo bayifite. Mbaza rero hari yize muri bari Abanyakenya muri Mount Kenya nsangira hari ndenuringa nyine ntangira kwiga gutyo bitanangoye bitanamvunye rwose c'était bon ariko nari mfite nari natsinze kubyo nari bari bamaye kwiga nari mfite kaminuza giye kami imagine bari bamaye kwiga Mutara no kwiga SF n'urwitamo ushaka ariko nyine ndareba nsanga ntabwo nshobora kuvamo nsanga nyine ibyanjye ni ibingibi. Ubugize gutya ugiye mu kiganiro utangiye ibiganiro ukiga no muri kaminuza nari naratangira kaminuza nibwo nari segonderi. Bwira rero ku nshuro ya mbere ujya mu kiganiro Yvonne na za story zawe ni iki? Nari mfite ubwoba ariko nyine butari bonda nakoraga muri environnement idatuma nyine ugira ubwoba idatuma wiheba idatuma nakoranaga n'umuntu witwa Rwabugiri yavuga igifaransa cyinshi yari umwana uzi gupresenta uzi ibintu byose uzi kuganira. Rwabugiri rero nyine yanje arambwira ati on va faire ntabwo ugomba kugira ubwoba turagenda mu gitondo twakoraga ku green screen tunyuze wambaye ikintu cy'icyatsi ikindi ntugire ubwoba tsone ibintu byose turafata kuri Lemigo muri etaje ya kabiri. Ubwo nyine yarasobanurira ko tuba dufite topic of the day ko tuba dufite today history ibintu byose arabisobanurira. Urumva umunsi wa mbere ugiye gukora urumva umunsi bategereje kuvuga se uyu muntu mushya twazanye akora gute. Hari rero boss hari n'aba programs manager bose nyine ndaje gukora nari nzi ko ndibuze kuzema arambwira nasohotse meze gutya ubwo banavanyemo garuka kuko ninjiranye ndimo ndavuga nti birarangiye batambwira ati ahubwo uzajya uhari buri munsi bwa ndagenda ndavuga excuse me basta kuvuga ko byaye byiza bamwe uzajya uhari buri munsi ndagenda njya muri bathroom ndonze ndavuga yes fungura amazi muzinduru nongera ndagaruka noneho nyine nsanga nyine bicagira Rwabugiri yarangije arambwira ngo batukangu wakoze neza cyane ngo ahubwo ejo ntabwo nzaba nzakora wenyine ngo ntabwo nzaba mpari kuzakora mbwira mbabarira ndakwinginze arambwira ati ntabwo nzaba mpari. Noneho twe dufite ahantu hari balko nyine hanze noneho nyine tujya hanze n'uwo ndambwira ati simutambeshye ibintu byari arambwira ati mbese nakubeshye kugira ngo bimarire iki ni umubeshya nzaho ndimo kwica ikiganiro cyane rero ntabwo ndimo ndakubeshye rwose sinakubeshye. Ndaruhuka kurya imbere nashyiraga amakuru yo hanze mu Kinyarwanda no kuyasoma nitanyira ubwo nyine arataha witwa akazi kari karangiye ndaza nkora amakuru nyine ariko nyine mvuze n'ibintu wari wambwiye ndagenda muri control room nasubiza inyuma ndabireba aho nkabona ntabwo ari njyewe nkabona nyine hari undi muntu wabivuze nkabona hari undi muntu wabikoze nkabona hari none nabwiye nyine abakopine ngo baze kureba barambwira ngo mani we ngo wimeke ko televiziyo yego so very supportive like that. Rero nyine bigenda gutyo nuko kuri ku munsi wa mbere nyine wagenze ngiye nkomeza kugenda nkora tuva muri Lemigo tujya muri Royal mva muri Royal nzahana kuri RB uzahana akazi tuzakaguhato bashaka kumva akazi ntabwo ushaka umuntu uzi kuvuga inkuru nuko sasa rero Yvonne ubugize gutya ugiye kuri Lemigo uza no gukorana n'umusore witwa Emarito twakoranye kuri Royal muri transition kuko baje gukora bamaze gukora ndi n'amazi twagurishijwe aho bari bamaze gukora deal hariho abakozi bimukanye hariho n'abandi batimukanye muri abo ngabo rero ndimo nsanga n'ubundi nagumye basikinze kuri breakfast show ariko hari undi muntu wo kuyikorana iki gihe twabugiye ntabwo twe tugikorana nesigaye nkorana n'umuntu nangobuka ariko nawe bamuhaye ikiganiro cy'umuco kuko yarabikundaga ukaba yabyavagamo ibyavagamo umuco se byavagamo ko urumva breakfast shows n'ubundi abari ibinyamakuru abari story wenda iri trending abari ibintu nyine urebye bijya gusa ahantu hose rero akabivanga n'umuco nanjye akabivanga no gutwaduza amakuru bigahura kandi urumva nyine gukora n'abantu batoya ngo nyine nawe urebye twarangije narakurikiye nza gusanga Yvonne na Emarito barabuzaga cyane kugera naho dugo bavuga bati ni famille n'urugo ni famille yego simbizi ntabwo nzi impamvu ariko nyine twarakorana ni nkuko nawe twakorana wese dukorana ntabwo twabashije ishobora no bigeraho ngo bivaho baravuga bati hoya bariya abantu noneho bageze basigaye basa ntabwo bakora ntabwo wasanga bafite n'icyo bapfana ariko
nguciye mu ijambo gato ndabyuka njye dukorana ntabwo wajyaga ambwira ngo yajya ambwira abantu ngo jedi wanze gushaka umugore ivone amushyira mu maboko bamara gushaka ubwawe bakabona ukuntu jedi yitonda niba bashaka ko barabona ko nagize ubwoba wenda bwo gutereta jespa bati ivone tu ntabyo bari bazi twakoranaga duturanye ariko ntabwo twabana ariko twari duturanye ariko ntabwo twabana ariko ntabwo twari duturanye cyane ariko si kuri kwisobanura cyane njyewe kwisobanura cyane nabito rero nyine nk'abandi bantu bose twarakoranye turahuza birangora kudahuza n'umuntu rero njye abantu benshi turahuza twarakoranye turahuza agira drama ze nanjye drama zanjye birakura too much ntabwo nzi drama ze you are very 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 dramatic dushobora gutaha se waje kugira ngo munduke okay Emma nyine turakorana gutyo turamenyana na environment nakubwiraga no muri royo haza nyine haza ikintu cyo gukoresha abantu bajya kugana twese nuko ari muri twabonaga dukorana ariko abandi bantu bose twakoranaga ari kuri ngira ngo byone yumwe na bogari muri corridor ibintu bibaho nibiriya yumwe na scream warabibonye yumwe na Stide warabibonye na gogo nuko nabantu n'ubundi nyine twakoranye na Lucky kandi nuko ntabwo twese twarahuzaga ahubwo ko babonaga marito kandi ikiganiro cya buri munsi vuga bati hariya byaje kuvamo kandi se byaheye nakana gato kaje oya nta na kamwe nta nubwo ugize ubona marito icyo atekereza oya marito icyo kibazo kide twe tunaziranye ariko nawe ngira ngo uramuzi amwe kandi tujye nanjye naradetingaga rero urumva byari nyine biri aho ngaho iki gihe wadetingaga mbese iki gihe mbwira urumva kubona umukobwa kuri kamera umukobwa mwiza kutavuga ukumaze cyamugora kubona umukobwa mwiza kuri kamera hari ukuntu abasore bafite ari benshi cyane baza bakahamagara bakwandikira ayisho icyo kintu ntabwo kibonye wowe biterwa nyine urabiri bite kuko urabyuka ndaguca mu ijambo ndakuvugiramo cyane ndakumera urabyuka dukorana hari abantu benshi cyane bamuhaga bamaye nimero zuriya mukobwa abandi urabyibuka okay ku giti cyawe none ugitangira none ugiye kuba icyamamare abantu barakureba urakora kuri televiziyo ahantu hose utambuka baba bakuzi abantu benshi cyane baguhamagaga butanazi hari ibyuma kuba abagabo oya kiriya gihe nari ndi mutowe sasa ntabwo nabo bafite atansiyo y'abantu benshi jewe kuko nyine amasaha ya mu gitondo abantu benshi n'undi barebaga niba abantu babarira abana mu rugo abantu babari muri pause tuvuge ariko ntabwo nigeze mfata atansiyo y'abantu kuri urwo rwego sinzi kandi by the time nibwo ari ikintu nshyashya nanjye naje nayo ikintu nshyashya harimo kwiyubaka rero kugira ngo abantu bazajye kubwirana ngo hari umuntu ngo twabonye ngo hariya ahubwo ngo kuri royo nabwo kandi nabwo ntabwo ari kuvuga ngo afashe atansiyo y'abantu wapi ntabwo nizi nafashe atansiyo y'abantu ku mwanya igihe kinini kubera ko icyambere ntabwo ngira inshuti nyinshi ayisho ngiye mbonekeranisha oya ntabwo ngira inshuti nyinshi abantu b'inshuti zanjye nyine n'abantu tubanye igihe kinini n'undi turi inshuti ntabwo ngira inshuti nyinshi cyane ku buryo vuga ngo uriya muntu ngo nakurinkinga nawe nguriya nkakurinkinga nawe kandi ibintu ntashaka nzi kubivuga niba untangiye nimero number 1 tutigeze tubivuganaho number 2 nta gahunda dufitanye nkakubaza nimba guha nimero zanjye ntumbwire ngo ndaguha nimero zanjye ariko kamera kuva wajya kuri televiziyo you blocked ntabwo bitekerezo ko you blocked ako kanya kuko you owe me respect kuko ngiyewe niba nagusubije ndabyumva pe abantu bari bavuga ngo nukwirata ntago ari ukwirata kuko niba ngomba gupanga no gukorana n'uyu yanjye sibyo ngomba gupanga n'undi muntu w'umutumirwa gukorana ikiganiro nawe nkaba stop inzango kugira ngo tuganire sibyo ntabwo mbyana ushaka kunyapresiya ariko niba unyapresiya nyine bimbwira I appreciate you kuko ukora ibintu bimeze gutya nawe baba ari umuntu uza kwandika ngo hi kamusubiza hello akandi kanya hello mukandi kanya mwaramutse neza ejo mu gitondo mwaramutse neza bite se honestly ibyo ntabwo ari byo rero nsubiye kuri cyane cyambere ntabwo nzi mfata atansiyo y'abantu bangana gutyo n'abantu bose bajyaga gusaba ziriya nimero warazibahaye se kuzogezwa ko nakubwira ntuzibaye bwira sasa rero ugize gutyo ubona abasore bakwandikiye ngabo cyane abantu bakwandikiye ukunda abasore mana yanjye ntabwo nkunda abasore
njye ntabwo ndi umuntu none se waretse ngaho mbwira ntabwo njye kwibaza se mu by'ukuri mu bantu benshi baza guhitamo ntabwo biba ikibazo oya si tunono nko ku mukobwa guhitamo ntabwo ari option kwanza guhitamo ntabwo ari option uriya nyine ni umuntu ukureba akagukunda ni nk'uko hano hantu ukuntu ari heza urabona ukuntu warangariye ka gakamyo gakata bino byatsi none se uriya muntu ugenda uhagarare nawe muganire mujye gusangira no wakunze ibintu akora ukunda na kariya gakamyo akatisha esetu rero guhitamo muri aba bantu rero ntabwo aba ari option aba bantu ntabwo bahitamo oya aba ni abantu nyine baba ari inshuti zawe out of your world akaba ari abantu bawe nyine ukavuga uti uyu muntu nyine yakoze ibintu ukora merci beaucoup ariko ariko kugira ngo uhitemo umuntu mukundana umuntu mukundana ntabwo bagomba kubafana ntabwo ari byo reka tujye kuri icyo kintu ntabwo ikintu kiba kigoye oya ntabwo ari ikintu mbese ntiturabana ibintu uba ushaka mu muntu ukarita ushaka mu muntu ubuzizi nk'abatipe twebwe tuba dufite amahirwe menshi tubyite gutyo sinzi niba kwikunda uraza kumbwira guhitamo nkavuga ni uyu mukobwa ni uyu nguyu ukamuteta paka umubonye ariko mu gihe myaga abakobwa umutegereza abantu ntabwo ari bose ariko ntabwo abantu bose bategereza abantu baza kubatereta nono wowe wakunze umuntu iva oya ntabwo ndi muri iyo sitire ntabwo ntabyo nakubwira uwo muntu ni njyewe ntabwo nabikora kubera iki ahubwo ngomba kubivuga hari abantu babivuga ntabwo mbableminga umuntu wese ariko afite sitire ze ariko njye ntabyo navuga uwo muntu ni njyewe so ndimo ndakubwira ibyari urimo urambwira nyine niba ushaka kuhabwa wowe uramaze ibijyanye n'amahitamo njye niba guhitamo niba bitangura cyangwa se bingora yego kubera yuko abasore benshi baba bakurembye oya izo haje abantu benshi batandukanye nubwo baba magana ane ntabwo ushobora kuvuga ngo izi karite ubuzi ngo ushaka umuntu ujya ubuzizi ndashaka umuntu uri hard working ndashaka umuntu usenga ndashaka umuntu umeze gutya ndashaka umuntu umeze gutya sibyo ibyo bintu niba ubizi ko ubishaka mu muntu ntabwo uyu muntu azakwandikira mu gitondo nakubonye kuri televiziyo I appreciate you merci bonne journée ntabwo uwo muntu n'ubundi ari buze kujya kuri ya liste y'abantu kuko uwo muntu kereka nashaka nyine kubigira ibindi bintu kandi ngashyiraho limite zawe nyine njye ngashyiraho limite zanjye nawe ufite uburenganzira nyine bwo kurenga izo limite nyine niyo hari ikintu cyitwa setting boundaries and limitations excuse me nta nubwo ngaho maze ikindi ntabwo ngo tujure kiri ako se abagore bashaka hirya akasanga bibaho guhitamo umukunzi guhitamo umuntu wakubera umugabo wakubera umucopain wakubera umufiance tubishyire ku rundi rwego ntabwo ikintu navuga ngo cyakugora nabatera ubwoba yego n'ubusanzwe ndatoranya cyane igipiki n'ibiryo bya ibintu nambara ibintu nisiga abantu tuvugana ansopiki ubwo rero leta bibaza noneho umuntu nyine utekereza yuko ugiye gusharinga ubuzima bwawe nawe ansopiki rero piki cyane ariko nanone ntabwo ari igihe gusa n'abantu bose umuntu wese ari piki ntabwo wahitamo kuvuga ngo ngiye gushaka nuriya mu just because ariko njyewe ntabwo bingora gute bitakugora ntabwo bingora kubera ko ikintu cya mbere nkunda gusenga nta kintu kimwe njya nkora ntasenze yego nta kintu kimwe njya nkora ntasenze dore izo nshuro zose nagusengeye uriya wowe wicaye naragusengeye n'inkuru yanjye narayisengeye ndabyibuka urimo kumbwira twawe muri koridoro muri ngo ngusengere ngo ngiye gukora ngo cana ndakubwira ngo ndaza kugusengera nuko naragusengeye rero welcome rero ibintu byose ngiye gukora ndabanza ngasenga imana ifite ukuntu ivugisha mu buryo bwayo ifite ukuntu ivugisha kandi nkabibona yuko nyine riri biramvugisha muri abo bantu rero niyo mpamvu ngiye guhitamo bitajya bingora so I see urasenga ukavuga ngo uyu muntu ni uyu oya ndasenga nkareka volonté y'Imana igakora ubushake bw'Imana yego uzi ko uzamurwa niba ari wagume wenyine ukandeka niba washaka volonté y'Imana gute kuko harimo abantu bavuga ngo ndategereza volonté y'Imana tuje ugategereza ngo ijwi kubwira ugategereza ngo oya njye nakubwiye ngo njyewe Imana ifite ukuntu ivugisha mu buryo bwanjye sibyo uziranyeho nayo nziranyeho n'Imana ni ukuvuga ngo njyewe niba nsengeye ikintu runaka mba nzi ngo niba ndi buvuge ngo Mana ndashaka yuko unyereka signs yuko iki kintu aricyo cyangwa se atari cyo ifite ukuntu nyine inyereka nyine izo signs ifite ukuntu inyereka ibyo bimenyetso nyine nkabona yuko ari byo cyangwa se atari byo same happens rero no ku basore rero ntabwo nkuko nyine ndi piki kandi n'Imana nayo irabizi listen ntabwo Imana itwanga ntabwo Imana yaguhereza ikintu kizakoraza for the rest of your life ariko nyine ntabwo guhitamo ntabwo byoroshye bitewe n'ubwoba bugari wawe ni iki kigutera ubwoba kwenza ibindi byose muri ako guhitamo mfite umutima woroshye
so ibintu rero bintera ubwoba n'ibintu byose bishobora kumpangayikisha ntabwo nkunda guhangayika ntabwo nkunda stress ntabwo nkunda nyine ibyo bintu byose rero nyine ibintu byose bishobora gutuma nzana iminkanyari ibintu byose bishobora gutuma nzana pimpo mu maso no merci rero nyine biteye ubwoba burya umunota ntagira arangira ntabwo ikintu utigeze ubamo oya biteye ubwoba kuko tekereza yuko tekereza amafight matoya ugirana n'umukota cyangwa se umukopine umuntu mukundana ukagira iyo fight bikagutera guhangayika bikagutera kugira umutima uhagaze kandi utaha iwanyu cyangwa utahe mu rugo rwawe ibaze noneho umuntu ugiye kugutera umutima uhagaze kandi ari umuntu uri buze gusanga mu rugo cyangwa se uri buze gusanga exactement ari buze kuza mugasangira igitanda ntabwo uri buze gushyira imisego mo hagati ntabwo uri bukomeze kurakara amezi abiri cyangwa se amezi atatu ntabwo uri bukomeze kurakara icyumweru cyose uyu nguyu ni umuntu nyine ugomba kuza ukanamubwira ko yakubabaje rimwe na rimwe utazi n'ukuntu ubuze kubivuga kuko ari umuntu ushobora kubwira ngo uyu munsi wambabaje akagira ngo nyine urimo uramubwira nabi ntamenye ukuri murakominika nawe akaba yababara ugasanga ibintu byo kubyifungiranamo kubivuga biraza kuba ikibazo kubyifungiranamo biraza kuba ikibazo urumva icyo kintu giteye ubwoba wabyumvise nabyumvise ndizira ndawugize nese ubwo utekereje gutyo waza oya hariho people are not perfect we never it shall never happen kuko reka nkubwire ntubizi ko nkunda amafiriti se I know ariko amafiriti atekesheje huile d'olive amavuta meza n'amafiriti atekesheje amavuta amazi imyaka 3 atekana amafiriti abiri atandukanye no mu buryohe ntagabara ibyo ndimo ndakubwira ni iki ariho ibintu ushobora kwihanganira ibintu bitanu byose ushaka mu ntagushaka kubibona ntabwo bishoboka ugomba kubona bitatu ariko ugomba kumekinga sho ko ibyo bitatu ari byo priority bya bintu ako setera ubundi njye nabaye mukasa rero abantu bagiye gukunda mujye ugomba kumekinga sho yuko ibo ntabwo gikora ibintu biri seki byibura bitatu bya mbere sibyo aribyo reka nguhe kurugero sibyo hariho ibintu twese dukunda undi umuntu uhumura undi umuntu wambara neza undi umuntu usa neza undi umuntu uzi kuganira undi umuntu wubaha ibyo bintu nta muntu utabikunda sibyo hariho rero n'ibindi bintu nabyo biba bihari ariko cyangwa se ugasanga nk'umuntu uwo ibyo ngibyo nibyo agira priority ibyo ngibyo numva ko ari ibintu bisanzwe uwo nibyo agira priority akavuga ati jyewe uyu ndashaka umukobwa cyangwa se umuhungu uhumura ukora ahantu heza ufite imodoka ye ujya gusenga maybe kabiri cyangwa se gatatu mu mwaka nta kibazo nta kintu bintwaye hanyuma uzi guciringa uzi gusohoka urumva ufite abajama nyine bashobora gusohoka bakaganira weekend imwe weekend ebyiri akumva nyine uwo niwe umuntu ashaka muri ibyo bintu bitatu ashobora kuvuga ati iby'ingenzi ni ukujya gusenga gatatu mu mwaka urumva ni uguhumura ikindi ni ukuba azi guciringa ibyo ngibyo bikaba agira bitatu by'ingenzi bya bindi bibiri bizaza ari added value nabishaka niba bihari sava niba bidahari I can tolerate ni nk'ibyo rero ndimo ndakubwira ntabwo turi perfect ariko nanone hariho nk'ibintu uvuga uti ibi bintu bitatu niba bidahari kugira ngo umenye ko abahungu hari igihe batereta ukajya guteta umukobwa ariko ukaba undi wundi yego ukaba uzi n'ibintu ashaka ukaba uzi n'ibintu ashaka akagenda kuri ibyo bintu paka imyaka 3 yo gukundana ishize mwagira mu mago bikaba ibindi bintu aho n'isengesho ryinjiriramo rero exactly kuko niba ukundana n'umuntu sinzi abandi ariko niba ukundana n'umuntu uramusengera sibyo niba uyu muntu umusengera uko byagenda kose Imana yakubwira uti never wayobye ntagahaha narahawe wayobye cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga abantu barakundana ugasanga bari comfortable cyane ukavuga uti ntabwo byagenda gutya ntabwo twatandukana ntabwo byagenda gutya nshuti yanjye there is a high possibility bivuze ngo uyu munsi watangiye gusengera umuntu muzabana naramusengeye kuva kera jyewe kuko yego umuntu tuzabana naramusengeye kuva kera waramusengeye kuva kera ko agomba kuba ameze gutya na gutya byose ubishyiraho yego byose biba by'ingenzi cyane ibintu by'ingenzi umugabo mwiza yagakwiye kuba yujuje wanjye ariko wabaye ntabwo mbizi wanjye kuba ari umukozi umuntu utari umunebwe afite ifaranga nicyo ushatse kuvuga oya kuba ari umukozi ntabwo mvuze kubyuka mu gitondo umuntu ajya gushaka nyine ukuntu yabaho uwo muntu nyine aba ari umukozi ntabwo ameze nka wa muntu wabyutse avuga ati nibatamamagara nta nkongi wabyumvise so ugomba kuba ari umukozi agomba kuba akunda gusenga urumva agomba no kuba ari umuntu uri wa famiye ibyo bintu bitatu kuri njyewe I'm down hasi ivo ari ikintu kijya gitera ubwoba abakobwa ikintu cyitwa kugumirwa
azifu azifu nawe byo kuba oya azifu ari ibintu bikomeye cyane ufata gute ugize gutyo uti ugasanga nyine ubayeho udashatse umugabo ntekereza ko ukuntu ibintu bitugira abantu ibintu bitandukanye n'inyamaswa ni impact tugira ku buzima bw'abandi turi ku isi ni impact tugira kuri sosiyete turimo turi ku isi icyo gihe bibaye atari ibintu bikunda kuvuga ngo ntabwo nshatse umugabo ntabwo nkoze famiye yanjye icyo gihe nyine ubwo ngubwo haba hari indi nzira Imana ishakaho hari abana bafite ukuntu babayeho mu buzima butari bwiza hari amatungo yabaye abandone hari utuntu twinshi na fokasingaho twatuma ngira impact noneho n'ubundi ngomba kugira nkiri ku isi bitandukanye nyine nuko najya kuya nkavuga ngo umugabo yarabuze cyangwa se byaba bajya bavuga ngo yaragumiwe bararuga patati patata ari igihe abakobwa benshi muri no misese basigaye bahitamo bati jyewe sinzashaka nzibyarira ibyo bintu bivuga icyo ufata gute ni amahitamo yabo kuko abantu tugira ibikomere bitandukanye sibyo nk'umuntu rero wavuze ngo umuntu uvuga ngo sinzashaka umugabo nimbyara bizaba ari ibyo ngibyo uyu muntu ashobora kuba amahitamo ye bitewe n'ikintu yabonye bitewe n'ikintu yumvise bitewe n'ikintu cyamubayeho ntabwo ndi muri pozisiyo yo kumujija ariko abaye ari nk'umuntu wanjye abaye ari nk'umuntu w'inshuti yanjye njyewe ikintu ni ukumusengera no kumuhama yanjye kuko ibintu byose dukora aba ari ama effects ibintu byatubayeho ibintu twatekereje ubwoba bw'ibintu dufite ubwoba bw'ibihe uwo muntu rero ni amayambe nyine tunamuha kuko njye ku giti cyanjye I'm so a family person rero utari mu muryango ntibiva njye nkunda famiye cyane nkunda umuryango ugomba kuba ufite umugabo ufite abana bawe ushushanya umutungo wawe turi hano uyu mwana picturing akamanitse muri salo njyewe nk'umuntu uzi agaciro ka famiye njye nakoreye muri famiye irimo urukundo rugaragara n'urukundo rutagaragara urukundo rutuma nyine wumva utakora ikintu wenyine rusapotinga nyine ukabibona yuko ufite support noneho rero ni ukuvuga ngo ahandi hantu hariho nk'ahantu ujya ugasanga ibintu barimo kutwereka ku mafoto ibintu turimo kubona kuri social media ibintu turimo kubona ahantu hatandukanye bitandukanye n'ibintu biba iyo tudahari ibyo rero ntabyo nzi ntabyo nigeze rero that's number one ntabwo nzi nta background nzi mbiye ya famille that's number one and another thing wari wabivuze ntabwo kugira urugo rwiza ntabwo biza njye gutangira ubuzima zayo mwishobora kugira ngo nziza kuko ntabwo nshaka ko ndavuga ingingo nicaye hano kugira urugo rwiza tuvuga ku bantu babiri umugabo n'umugore eforo zabose kuko kimwe mu bintu satani arwanya kandi arwanya yivuye inyuma harimo n'ingo rero kuzana eforo mugashyiraho n'amasengesho bayidani uraryama ugasinzira okay Ivo wigeze ubabazwa mu rukundo yego ese mama uko byabanje bazabibona byagukoze muto nihanga azakire byarabaye byagukoze gute byagenze gute ikintu cyakwaje niki udutekereza ku bintu bikomeye cyane uzi se iyo ibintu birimo birakubaho hari igihe utekereza yuko ijuru ryakuguyeho ariko ntitekereje neza usanga ugatekereza neza ugashyira ubwenge ku gihe uti sari ubundi narabonaga cyangwa se nabonaga uvuga uti ubundi nabonaga ndi mu bice mbere y'ibintu byose kuko noneho nkabona amadefo y'uwo muntu nta nubwo ari na ngombwa yuko na amadefo y'uwo muntu but iyo kugira ngo ibintu birangire uba warabonye red flags nyinshi zishoboka uba warabonye amadarapo y'umutuku menshi akubwira ati nirengaho abubu ndabahaza uzi iki ariko red nyine uko wagiye uzinyura mu myaka wenda mu minsi yatambutse nibwo uhita uvuga uti wow so all along bya bintu byari byo ibintu byose bifata nk'amasomo nubwo kuvuga ngo narababaye cyangwa se kuvuga ngo ntabwo nababaye ni amasomo tu ikintu cyakomeje mu rukundo cya mbere uvuga ngo ikizongeye kumbona iki buriya se sinatangiye wumva ko afite umutima woroshye wasanga kitanababaje cyane wasanga kitanababaje cyane ariko nyine kirahari tu ubwo ntabwo ushobora kitubwira nta kintu ndi bukubwire rwose ndabikubwira urashaka ibyo ni hatari ariko ntabwo
nta ikintu kibi ni ukwemera ko urabizi iyo ukundana n'umuntu hashize igihe kingana gute cyangwa se imyaka ingahe nubwo bashize amezi angahe uba uzi ko hari ibintu umuntu ari capable gukora n'ibintu atari capable gukora rero kubyuka mu gitondo ukavuga uti wowe ngushyizeho abantu bazajya bancungira bakareba ahantu ngiye bakareba ibyo gukora ibintu byose noneho warangiza ku bintu by'abo bantu ubizi neza yuko rimwe na rimwe nabo bantu ntabwo muri inshuti enough for them kugushakira ibintu byiza rero ni ibyo ngibyo nibyo byambabaje ibyo byakubaje ufite gushyiraho ingenza hanyuma n'izo ngenza urumva none urumva nyine umukobwa yakundaga uwo mutipe none arangije nyine agenda ambeshyera nyine yumva ibyo mukobwa ubwo nyine ni ibyo ngibyo bahita bakundana oya ntabwo bakundana ntabwo byavamo ukimara kubona uwo mukobwa ibyo byose mwe muzi naramubabariye ntabwo njya mbika inzira ako kanya se kimubabarira ntabwo namumenye ako kanya ntabwo wumva icyo gihe ntabwo namenye ako kanya icyo gihe umutipe yaraje nyine arambwira ati nabimenye ibiki n'ibiki ndambwira ko ibintu urambwira first of all uravuga ibiki muraganira ibiki ntabwo ndi kumva ibintu muravuga ngo oya ngo nibyo nose ni ibiki first of all banza umbwire ati dufashe break nta kibazo ni mu rugo icyo ni kimwe ikindi kintu nahasanze abantu twakoranaga mbere ntabwo byigeze bingora ikindi nahasanze abantu bakuru mu mwuga babazi nyine bazi struggle yabayeho kugira ngo tube turi ahantu turi uyu munsi kandi bari willing gutanga ibyo bafite ibyo rero ni ibintu ntashobora gufata for granted kuko iyo arimo arakubwira zana amasenga bajya bakoresha ngo yo gukaraga kasete ntibuze byari ibyo ngo bastopaga ngo bajyaga kuri tele ngo amezi abiri ntabwo yamenye umwana w'ejo bundi ugiye katukubwira bajyaga kuri tele mu mezi abiri bajya gushutinga nk'ikiganiro cy'ubuhinzi bakazagaruka nyuma y'amezi abiri basanga nk'ikintu kimwe cyapfuye bakazasubirayo ibyo bintu rero nyine ntabwo wabyumva njyewe ndabyumva cyane kuko niba washaka kugenda kuri tele ugakora ikiganiro kimwe kikarangira ugataha ukakimota kikarangira kikanatambuka undi munsi cyangwa se ukurikiye ntabwo ari ibintu bo niyo mpamvu nyine arabikuganiza avuga ati ibi ngibi ni ibintu byasabye imyaka n'imyaka kubikora kubidevelopa kubigira uko bimeze uko nguko abantu bo bari hariya baridika abantu dukorana baridika ni abantu beza n'abantu baganira merci umuntu wagutunguye ninde urumva twakoze twumva radiyo Rwanda televiziyo Rwanda ntabwo bose ndababona ni ikibazo hariho nkabo ntarabona nanjye ariko mubonabonye twiga muri primaire twajyaga dukora amadevoir urayabona devoir imwe muri devoir twakoraga rero harimo kwandika inkuru yavuzwe mu makuru iyo ushaka ukayihitamo ukayandika nyine mu gifaransa epi ukaza kuyiremeta part of kudevelopa grammaire n'ibiki rero umwe mu bantu bantuye kubabona nahuye na Patrick muri ascenseur Patrick Nyiridani ndavuga ntabwo ushobora kuba bigume kumwe nawe ndamubise noneho ndazamuka ansangiye twakoraga muri rimwe ansangamo aravuga twese dusanga bonsoir ça va Angela ndeba nguri mushasha ndavuga ngo wiye ndamuyabwira ndamwitera ngo ndakora iki ndamubwira yego muraho neza ngaho anje akazi nyine abatuganiriza simuka amastori yatuganiriza tugira amastori menshi cyane yego kwakunda bikora aratuganiriza akazajya avuga iringara no kumva birarenze aho ndavuga nti karabaye nubwo ndi mugenzi wanyu icyo gihe natashye amaguru adakora hasi yari hariya hejuru ako gakayi maremazima nasanze ntakigafite ariko n'agakayi kari karuzuye kubera nyine kwandikamo amastori nyine y'ibintu byavuzwe mu makuru uzi ko Patrick Nyiridandi yakashyemo n'ibyanjye Patrick Nyiridandi hakuno twagiye kwiyogoshesha muri salon de coiffure arubangura noneho je iki gihe nasohotse mu bantu barimo Grafel yarahari urumva umuvandimwe wanjye noneho iyogoshesha yicaye iruhande rwa Patrick ariko yogoshesha umwana we w'umuhungu aza muzi kutabonye Patrick Nyiridandi je kubona Patrick Nyiridandi kayiro byandanze ibintu bikomeye cyane okay nagaciyemo sasa rero mbwira ninde wakuyaga rero moto byanze kunze wakunze itangazamakuru kera kuva uri mutoya watubwiye ninde wakubiriye rero moto wajya kuko uti ndifuza kuzatera ikenge mu cyaro rero reka kubwira n'ubundi umuntu yakomeje kuba Patrick kuko niwe muntu nyine nagombaga kureba igihe kinini nawe namurebaga amasaha namurebaga nyine amasaha ya nimugoroba cyagiye isi imanuka igahita yikaraga ubundi bagahita bamutwereka yari Patrick ariko n'ubundi ntabwo kwiza guhura mbere kuri Paris cyera uri umwana mu bakire ugiye kwitura
twarahuye na Evrine nyuma na Hadi aza kuhamusanga icyo gihe mwahuye hehe uri hehe twahuye kuri Paris sinzi ibintu byari samedi kwa kundi nyine abantu basohokaga turi kuri balansore nyine araza aratubwira wazanye nande kumbwira nazanye n'ababyeyi bari hariya hirya wari iki ibintu birahangaho dusanze twe twicaye nyine ariko nyine ukumva wamuyambira kumva mfata nk'akamaro ngo interview yego basira cyane ntabwo kuzibona wowe ufite imyaka ingahe ntabwo nabyibuka ariko ni mito okay wibonye kuri televiziyo wiga muri primaire bon nagari flex ariko nari nsanzwe nyine nca kuri televiziyo I know ibyo ndaza kwikubaza again arimo arakubaza igihe nahaje none naje kuhamusanga urabizi ukuntu nkunda abantu birabura urabizi ukuntu abantu birabura mbona ari beza cyane abantu birabura umuntu wirabura ku ruhu mbona ari mwiza buriya noneho hajya yaje kuza ni sinzobe oya ntabwo ari inzobe cyane nka Evrine nanone Yego. twese twagiye tumara gucyanye cyane n'abakobwa tuvukana n'abandi bakuze tukatubwira ko niba abantu bo kuri televiziyo tukajya tukicara neza icyo gihe naricungaga cyane ku buryo naricungaga tumbagira nkongera nkagaruka katumbagira nkongera nkagaruka rero ndavuga nti yororo ati ngiye kurushanwa pe kuko ngomba guca kuri TV ndimo ndicunga ngenda ngaruka malheureusement ntabwo bigeze bijyaho nyine hajya ku gapati turaganira kandi ubwo ngira ngo twagiye nk'akanya gatoya njya kuganiriza n'abandi bana nyine kumva habaga hari abana benshi rero ahubwo tugiye dutaha ndabyuka ko turi muri saison yo gutora Miss Kigali ari dutora ba Cynthia na ba Serize wagira ngo nari mpari agasa n'ambaye gusa bumva icyo gihe noneho n'aba judges n'abakambaga yuwera de yuwera kuba ukuntu atambuka agatakora mu gashoma amatsiko noneho nkajya no kumenya bavuze nyine wazanye nande so wabakunze wari iki najyaga nicaza abana bose hanze niyo mbahaye ikaze munsi tugiye kuganira n'abana batoya tubasanze mu rugo barimo barakina ibintu byiza bimeze gute witwa nde uri kumwe nande nawe bikoraga nkabyiga ariko nyine ukuntu byaje nyine kuguruka nkaza kuba icyo gihe naretse kuba umusirikare ariko nyine byari bikiri ariko bwaki ntangiye kumenya ko abasirikare batarasana musohokana ariko hari hatangiye kuzamo ibindi bintu nyine bitari ku munyamakuru ubwo nabyo byaje kongera kugaruka itangazamakuru riza kugaruka ade twakira no kwinyurishaho ugira gutya rero uza no kuba Evrine wabonye iki gihe uri umwana uri uhinja reka mbivuge gutyo wiga primaire ubu ni umukopine ibyo nyirura gute bon ikintu cya mbere ni uko muri ba bantu nakubwiye nyine bari buri gutanga ibintu bafite kandi byiza Evrine arimo agira inyota yo kwiga ibintu akagira n'ishyaka ryo gutanga ibyo afite rero ni kimwe mu bintu biduhuza nk'ubu ngubu hariho nk'igihe tujya tuvuga hariho nk'igihe ujya uvuga uti wenda nka mikoro ntabwo ndimo birimo iravuga neza agahita akubwira ati twebwe igihe kera byabagaho agahita akubwira n'iyo story ikakumotiva kugenda uvuga uti reka nshake byibura ukuntu biri buze kugenda noneho akaza akubwira ati ariko hari ukuntu nabonye hari agapresentation nabonye ndagakunda wakanyigisha avec plaisir uhita ubikora rwose n'umutima mwiza kuko nyine ari wini kwiga ari nawe uri kwigisha ukunda kumwita mama afite abana bese bangana nkawe oya ntabwo ndabaruta banyita tantine maze nawe kuba uri umukopine w'umumama nk'uriya ufite abana bari mu kigero cyawe ukabona ukuntu kwikomportaho umwigiraho iki ikintu kimwe ni uko bituma ni umwe mu bantu dushobora kuba tuganira ibintu byinshi kuba tuganira ibintu byinshi rero afite imyaka mikuru biranyorohera kuko hariho nk'ibintu utinya aho eva match wabura inshuti na mawe eva match wabura inshuti n'umutantari hari udashobora kuganiza undi muntu eve rero we ni inshuti nyine ishobora guhagarara mu hantu hombi aho hantu hose kuko niba mugeze mu bantu bakuru arakwihagarara ntumenye ko ari umuntu mwe muri kumwe aganira n'abantu bakuru nyine aganira nk'abantu bakuru narabikubwiye niba mugeze ahantu hari abantu mungana aganira nk'abana Ivo wanyeretse agagonga gafirita bagashyiramo guti wanyeretse ukuntu ushobora gushyira story kuri Instagram wanyeretse ibintu nyine nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ibintu nundi yaganira na ibintu byo nanjye tuganira urumva gusa we agashyiramo na cya gitsuri kuko ntabwo abantu benshi ntabwo babizi ariko ibintu ni umukozi ntabwo ushobora kumubwira niba wapangishije gukora uyu mukozi cyane niba uvuga ngo ejo ufite akazi ko gukora niba nta byago wagize ukaba utarwaye ukaba nta kindi kibazo wagize arakubwira ati va muri ibyo bintu urimo mbone wicaye ku kazi urimo urakora uracyari mutoya ugomba gukora ibyo rero niyo n'indi karita ituma nyine duhura cyane umuntu wanjye gutyo ugira gutya rero Yvonne uri umwe mu bantu baca kuri televiziyo ari abana bato cyane icyo gihe ntabwo wari umwana w'umunyamakuru wari umwana wakina umukuru w'igihugu abakuru w'igihugu ku kibuga cy'indege ibyo bintu byaje bite
ayo mahirwe yabonye gute icyo kibazo cyareka tukibajije mama wanjye ariko ku bantu babyumve hagira ngo haje perezida umwe abandi baramunyacyubahiro babaga batemberera u Rwanda ariko nyine najyaga kubona nkabona nyine baraje tu bakambwira ngo tujye kwipima ikanzu bakanyambika ikanzu bakamvugira amashinyo bakanyambika amabano udukato tw'umweru bakampa indabo bakambwira ngiye kuvuga nta kindi kintu byatangiye hari umuryango hari famiye ya Nyerere yarije gusura mu Rwanda noneho bitangira kominote y'abatanzaniya igiye kumwakira bavuga bati rero ntabwo dufite umwana muto wo gukora bino bintu rero na story yose n'ibintu byose baravuga bati ariko na hene wanjye wa bate baramubwira ati none kiranga ibintu bibaho aho nyine birangira abyemeye baza nyine kumbara mu rugo tujya gushaka agakanzu k'umweru icyo gihe nari naravunitse nari rwaye mu ivi tuba tuvuye Faisal kwivuza tujya mu mujyi gushaka agakanzu ndabyibuka hari utuji twari duhari twasaga jone cyane dufite agafundikizo k'umutuku uratwibuka tukatwibuka njera nawe rero namubona ntabyawe nyine tukariya akaji n'isambusa ndabyibuka turagenda nyine bankorera imisatsi ndaryama nimugoroba nyine yagombaga njya kuza niba ari iminsi ibiri niba sinzi ikintu cyabaye ariko biba ngombwa ko tugenda mbere nyine bampiza indabo barambwira nyine nahagera icyo gihe twageraga n'ahantu nyine indege ahantu nyine abantu baraviramo nahagera nyine uri mu mwegero mbwira ngo shikamo ndagenda nyine ndabikora mbwira ngo shikamo ndazimuha muha n'amabizu nyine ampereza amabizu Igo turahava tujya muri Intercontinental tujya Intercontinental Igo turagenda inyuma yaho batangiye kujya haza abandi bantu biba nyine mutini bazajya nyine mbikora perezida wacika igitekerezo ukavuga uti hari yitwaga duriya muntu no ariko ntabwo yari perezida wa Ghana something like that yaje nko mu 2005 niba atari perezida wa Ghana yari sekreteri sinibuka ndumva ari we waje yari afite n'ubwanwa n'amezi amabizo nkumva birarenze yamize ikintu tubiri nkumva birarenze cyane ko utazabishyira uko wabona ntabwo nibuka neza undi muntu waje ariko baraje nyine njya kumwakira hajyaga haza abantu benshi nyine nkajya kubakira n'amashinga 3 basijya ngo nyimenyere nyine hazaga abantu nkajya kubakira urumva kugira ngo bajye gushaka ahantu abandi bana bavuga ati ngo yasanzwe abizi kuko ikanzu nakoresha bishobora kuba arimo ngo nahindura ntabwo nibuka ariko najyaga inshuro nyinshi najyaga muri icyo gihe ego cyangwa facility nibuka neza ako twawureka kundi muri lounge muri ya lounge bakiramo abantu bakire ku kibuga cy'indege kuko ndavuga icyo gihe tugipanga koreka ku kibuga cy'indege yari yakoze shift ya nimugoroba ndavuga afite icyombo ndamwibuka ahagaze hariya hirya noneho ngumva kugira ngo ngende hariya ngiye guhita nacira muri ze gahunda aranyibonera umugongo yambaye ku cyombo andasim ariko nyine ndakomeza nyine mba nabaga ndimwe n'abandi bantu batabakira ku murongo nyine tugenda twambuka kuri tapi huje bahita nyine mbahereza indabo urumva nabaga afite akazi kamwe gutanga indabo no kuramukanya abenshi rero ahitaga nyine awufata nyine mu ntoki tukagendana niba nibuka neza ndi mugeze kuza mu mama arankikira noneho nkanze arimo aravugana n'ibintu byo kuvuga ngo turagumana ibintu ntazi byari bivuga ati umwana ajya ku ishuri byari vandredi ntabwo nakunda kwiga kwa gatandatu nyine navuga ati ejo ni kwa gatandatu kandi uzajya ku ishuri nyine birangira bipfuye ivo wakuze mu tuntu tw'abana b'abakiri reka nkubwire ni imana utwo tuntu ndumva ari utuntu turenze no turanarenze kamera kujya ku kibuga cy'indege abana twabaga tubyifuza kwenza ibindi byose ariko ku kibuga cy'indege twaranahasohokeraga njyewe icyo gihe byari byemewe gusohokera ku kibuga cy'indege ntabwo nigize make ntabwo nawe ukakubwira ikintu kimwe niyo yawe muri kuba mwanya yandi kuva kera twarabigufashijemo kuko ku kibuga cy'indege twarahasohokeraga sasa hariho nk'igihe mu kibuga cy'indege mukajya mu ndege hejuru ujya kuri ya resitora yo hejuru mu kibuga cy'indege hamwe bareba hagati hari indi ndirimbo irerekana gutya ku kibuga hariya hejuru abantu barahasohokeraga ko hari n'ubwo bw'umutante bagiye kuhifotoreza utareba indege ariko ese ntiyangwa ngo urimo urayibona jara bavuga ngo unari barakubona akagenda akaguhereza aho ngaho twebwe twaratsindaga bakatubwira ngo tuzabasohokana ku kibuga cy'indege nyine exactement natwe ku kibuga cy'indege nta yindi faveur niko twadutuye i Kanombe twadutuye i Kanombe yakora mu kibuga cy'indege
ndumva nigeze njye no kujya no mu ndege nkavuga nyine ngo biragiye bari barakora n'isuku baraterekamo utuntu tw'utunyobwa ariko utunyobwa turyoshye twasaga ubururu ndatwuka nkumva ndasaze turiya tunyobwa rero baradushyiramo none ko njye gatuzana mu rugo ndakwanda mwese kamwe ngatwara ngo mu gatwara nta kibazo turongera turamanuka nyine turagenda ndumva birenze ibi kise shaka Evo dusoza ikiganiro none tudasoza drama zikura he none birarangiye uyu mudigi nizere ko wagiye uyu mudigi bayo nakwishyira muzi zumiga agaragara ibice by'ibanga se n'ibiri bugera ukuntu ngo nzagira mukobwa nyamukobwa warugumiwe ese amadrama yakora he ntabwo mbizi ni personality ntabwo ari drama ni personality kandi abantu batagira personality vraiment sinzi ubuzima baba bafite so personality hose biraruhura aho ukumva nakuruhuye wowe ukuntu wicaye hanze urimo ukora byagucanze ibintu ujya gukorera bitangaza ukuntu najya kubwira dukorana Yvonne twakoranaga ngaseka ngatanga ikiganiro nseka ngasoza nabi nshobora gukora stand-up comedy kuko ntabwo mbyumva urabyuka ibintu nakubwiye wabikwiye kuba umukinnyi wa filime yes absolutely ntabwo arimo arakora casting se oya bitari binaka ntabwo ari ibintu ntabwo arimo arakora casting bari imbere se kwambwe bakina umwana mu bakina oya ntabwo nakina ibindi bintu bitari by'abana mu makina ntabwo nabishaka kuko ntabwo nashaka kurira amaga yanjye dore mutaka mbari urarira ahubwo drama z'abana bakina oya jya ndagira ariko ndira bigomba kuba afite nyine amarangamutima menshi cyane muri ako kanya ngira ama emotion menshi tutakubira umukinnyi wa filime shaka none se ko ntabwo nyine banshaka umuntu ugushaka aramutse guhamagaye uti Yvonne ndifuza kubishyira muri filime yawe nabikora uko abishaka kabisa genda kuri yanjye Yvonne nzagushyiramo seriously ndi kuri papa ntabwo nzi niba ngomba kwishima cyangwa se ngomba gutumurwa cyangwa ngomba gukora iki imbere hano ariko mesi sharundaga yanciriye ipantaro mbese ndacyanayikora share kubwo se kuri muranze ako hano hantu rundage sinabona ko ikoze abanzi bagari ndumva gusohoka kigali byane karasha ko dusoza tu washaka kumbaza iki byose byanze okay uzakuruka ryane cyore yahaye samedi uzaduka mtobo nkagera dushyushye na wada uvuga muti kombona ubyuke musange kanaka ntarategura breakfast ntumubwira muti gahunda dufite hagutegura breakfast uza hano tugiye uzamwese muzamushyushye haza bari ku isabato ku wa gatandatu ariko nzakubwira wabizi ko uzabura umuntu wa mbere bazaba bizi ngomba ni itegeko ako njye wabimbwiye mu banyuma oya oya wabimbwiye mu banyuma ni izina wabimbwiye mu banyuma ririya tohoza rya kanaka nari nikoreye amakuru nikoreye ubushakashatsi ngera wagiye kubyemera hashize imyaka 7 ndi kubaza nikoreye ubushakashatsi nahamagaye abantu bose ntako ntagize rero ndavuga ntisha inzozi zanjye zo kuba umusirikare zipfuye n'ubundi niba nashobora guperereza umukopine wa Gerard binanire ako kazajya unyihishamo rimwe na rimwe ubundi ukanyihishamo ubundi ntunyihishamo mbwira ko ubukwe bwawe buzaba bumeze bute mwana wese imbizi uzagira nk'umuntu wari waragumiwe nicyo kintu nzi nabikubwiye turi kuzamuka esikariye turi kujya ku kazi ntabwo nzi impamvu bigaruye ibintu byo kuva mu nza cyo kora by the way njyewe ntekereza ko ubukwe ari ikintu kigomba kuba kiri intimate niko bije se noneho no nubwo wabyina ko kigomba kuba ikintu kiri intimate just because uziranye n'umuntu imyaka 7 ishize cyangwa se imyaka 8 ishize ntabwo azi ko wanaramutse ntabwo azi n'ikintu kimwe ntabwo muri inshuti no close like that ntabwo nzi impamvu umuntu agomba kugera mu bukwe cyangwa se agomba kumugera mu bukwe so ubwo agomba kuba ari ikintu kiri intimate ikintu n'ubundi cya kintu njyewe ukuntu naje mu bukwe bwawe urumva shyushye nishimye ndi happy nkanarira kubera ibyishimo ubararize ntazo no kugusura nyuma urumva nuko nako kubasura nembize byari nkaza kubasura nyuma urumva na nyuma yagaruka nizanye n'ejo nzagaruka na nyuma yazongera nzi urumva njyewe nyine ndi muri partie famille mwanze marene w'umwana ntacyo byabintwaye siko muzagera marene ni ukuvuga ngo njye ntacyo byabintwaye ni ukuvuga ngo njyewe tuzabukugira nicyo cyagihe utayarese cyane gute ufite umushanana nzamara mugacanganukirwa
ni ukuvuga ngo njyewe nuza mu gitondo ukambwira ngo ivo Yeah. ndabona ibintu bya mariage nishyizemo atari ibintu uko nabitekerezaga atari ko bimeze uzi ikintu nzakubwira nje icara hamwe nzakugira inama zo kuhaguma nkugira inama zo kongera gushaka ibintu nyine byo gukora mpaka urukundo rwanyu rwongeye kugaruka kubera iki mwebwe nyine ndabakunda ntabwo ari kuvuga ngo I don't care mubeho uyu munsi ejo ntimubeho oya ntabwo ari ibyo ngibyo ubwo bukwe rero nibwo nyine ndimo ndavuga ntabwo hagomba kuza umuntu uvuga ngo okay ejo mu gitondo ukabona banje gukora ubukwe but what's next mebere gusa kuringa n'ikintu runaka but they can't talk about it but at least ntabwo wemera divorce oya ndayemera ariko hari divorce nanone hari divorce zishobora kuganirwaho zikaba zarangira nyine rero nkawe nyine nagukurura amatwi nabakurura amatwi mwe wakoze guhana muri kino kiganiro nta kintu gisigaye utangaje kitazatuma uvuga ngo garuka boyfriend asate arirabura sa oh c'est bon ukunda abantu birabura